Ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza inshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose, nizere ko rero mukomeje kugubwa neza cyane. Ndabifuriza umugisha uturuka ku Mana ndetse mukomeze muhahe muronke. Tugiye gusubiza rero comment umukunzi wacu yanditse abaza. Hano hari comment, hari uwanditse ashimira, urakoze kutwigisha, Imana iguhe umugisha, ni ukuri nanjye ndabibifurije. So rero dukurikijeho comment yaje imukurikiraho munsi. Muraho neza, ni Manzi Kampala. None ni gute umusore yakwemeza umukobwa wanze kwemera kumukunda? Murakoze ko bakundana nyine, sibyo? Urumva hari uburyo wowe ukunda umukobwa ariko we akabyanga nyine, sibyo? Kugira ngo murabyumva, hari uburyo umusore akunda umukobwa ariko umukobwa akabyanga bitewe n'ibindi bintu arimo. Icyo gihe ni izihe strategy yakoresha kugira ngo uwo mukobwa amukunde? Abantu mudukurikiye icyo kibazo ndabizi benshi murifuza kukimenya uburyo mwacyitwaramo ndetse n'uburyo byagendamo neza. Kora subscribe rero, likinga video kugira ngo ujye ubona uko ubikurikirana umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa yakwanze, ikintu cya mbere utekereza, urabanza ukitekerezaho, ukabanza ukareba uburyo wagiye kumwakamo urukundo, uburyo wabitwayemo, rangaje wakoresheje. Icyo ni kimwe, kubanza wowe ubwawe ukitekerezaho, sibyo? Wewe muhungu udukurikiye none ahangaha, kuko uyu nguyu wabibajije hari igihe ashobora kuba yabibajije ariko n'ubundi nawe ubwiwe hari abandi bantu nabo babikeneye kugira ngo babashe kubimenya. Icyo ni icya mbere ugomba kubanza kureba ku buzima bwawe. Ikindi ureba umukobwa ari mu yihe level cyangwa afite akahe gaciro, katuvuge gutyo nibyo biruze koroha. Umukobwa afite akahe gaciro, ese wowe ufite akahe gaciro? Uri munsi yiwe cyangwa hari munsi yawe? Bimeze bite? Icyo nicyo ugomba kubanza nabyo kurebaho. Impamvu ndi kubivuga gutyo nuko ntazi ngo umukobwa mukundana ateye ni mwiza bingana iki, yize amashuri angahe, afite amafaranga n'iki, wowe wenda kurya gusuzugura. So ni ibyo ngibyo nyine, wowe urabanza ukabyirebera wowe ku giti cyawe bitewe n'umukobwa ugiye gutereta. Ariko ibyo byose ntibikabakanga inshuti zanjye, kuko abakobwa cyangwa abagore hari umugani babaciriye ariko tuza gusanga uwo mugani ari wo. Baravuga ngo nta gishongore cy'umugore. Impamvu uwo mugani bawuciye nawe wanarije wasanga ariko kuri. Ni ukuvuga ngo uwo mukobwa ashobora kukwiryaho gutyo ariko wamara kumenya character ziwe n'ibiki byose bikarangira umwegukanye, kandi wabonaga ari umuntu utanapfa no gufungura inkweto ziwe, ariko bikazarangira umwegukanye. Icyo nakubwira cyo rero, genda wige kuri uwo mukobwa. Niba wamaze kureba ibyo byose nakubwiye mbere, genda wige kuri uwo mukobwa. Nurangiza umenye ngo inshuti ze ni izihe, akunda kurya ibi, akunda gusohokera aha, akunda buriya ikintu cyitwa igitsina gore. Nivuga igitsina gore ubare mu bakobwa mu bagore bose bari bamwe, bakunda ikintu cyitwa keya, bakunda ikintu cyitwa amafaranga. Inshuti zanjye niyo yaba afite amafaranga menshi ariko nta muntu ujya wanga kongererwa, kubyumva. Nurangiza umuhekeya, umwiteho. Ubundi buriya kirazira ko ushobora kujya gutereta umuntu ako kanya ngo uhite umubwira ngo ndagukunda. Hoya, murabanza mukibera inshuti, ukajya umusohokana, mukajyana ahantu hashoboka, mukaryoshya ubuzima, inyuma bikazizana ndetse bikazarangira wa mukobwa agukunda bitewe n'umwanya umwitayeho. Ikindi kandi uba ugomba kumenya ngo umukobwa afite amayinite, ukamuhamagara, se wariye? Yego, reka nkugurire agafanta urenzeho, utuntu nk'utwo ngutwo. Akajya kubona akabona umukandida akanyenyeri niyo kaba ibihumbi 2 cyangwa bingahe, utwo tuntu turagenda tukamwarika
nyine ibyo bintu ugenda umukorera ugasanga bimwaritse mu mutima, biramukuruye ndetse akumva nta wundi muntu nyine yabasha kwizera sibyo atari wowe. Kuko kugeza kuri iyi saha abahungu bo muri iyi minsi uburyo bateritamo bitandukanye n'uko abahungu ba kera bateritaga. Abahungu ba kera uburyo bateritagamo rero wasangaga niba ari n'akabombo baragasangiraga, wasangaga niba ari n'agaki, mbese nyine ugasanga ibintu bimeze neza. Ariko ubu kugeza kuri iyi saha uhita uvuga ngo buriya umukobwa ngo ankeneye amafaranga kubera icyo agukeneyeho n'icyo ufite, nawe icyo umukeneyeho n'icyo afite sibyo. Wenda simvuze ngo wagenda urata amafaranga cyane, kuko hariho abantu bagenda ngo ngiye mfite inzu yanjye, ngo ngiye mfite imodoka, ngo ngiye mfite iki, ntabwo ari uko baterita. Ahubwo umuntu ugenda umukorera udukorwa bikagaragara yuko hari ikintu nyine gitandukanye sibyo, gitandukanye, akabona yuko utwo tumpano twa hato na hato bigaragaza yuko ushobora kuba ufite ikintu, ufite umukobwa we ubwiwe akabyivumburira. Ikindi kandi ushobora nko kuba munyuze nk'ahantu ukigira nk'aho utari wanabipanze, ukamubwira ati sheri turiya dukweto twagukwira, turigende turebe ko twagukwira, mwikinira ameze nk'aho muri kwikinira, akatwambara akamubwira ati sheri turagukwira reka nkwishyure pe. Utwo tuntu ugenda umukorera, utwo tuntu abakobwa baradukunda nshuti yanjye, ntabwo ari ukubashuka cyangwa iki. Niba ushaka kwigarurira umutima w'umukobwa, niyo strategy uzakoresha nta yindi. Kuko ntabwo umukobwa ugomba kugenda umubwira ngo ngenda gukunda, ngo ngewe ibi ni oya. Ugomba kumenya uburyo ugomba kugendamo, uburyo ugomba kwitwaramo, rangaje umuganirizamo, uburyo wiyubahamo. Ikindi mugomba kumenya, abakobwa dukunda abahungu bari seriye sibyo. Ntabwo dukunda abahungu bagenda bari mu muhanda, ntabwo dukunda abahungu baseka nk'abakobwa, ntabwo dukunda abahungu bitwara nk'abagore, oya. Dukunda abahungu bari seriye, dukunda abahungu batavuga amagambo menshi, abahungu bari karume nyine, sinzi niba mubasha kubyumva. Baravuga uti umuhungu azabasha kugira gute kubaka urugo rwe. Ikindi kintu burya abahungu mutazi ku bakobwa, abakobwa dukunda abahungu bazi gukora sibyo. Dukunda abahungu bazi gukora. Umuhungu kareka kuvuga ati uriya muhungu uko biri kose ntabwo azanyicisha inzara, ntabwo azanyicisha ubukene ningera mu rugo rwe. Ibyo byose turabijonjora, ariko tuzabwirwa n'iki kuzi gukora? Tuzabibwirwa na za detaye ugenda ukorera umuntu, uburyo ugenda umufashamo n'uburyo ugenda umuba hafi mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Naho se ngo umukobwa ngo uramukunda, cyangwa se wenda uracyari gusaba urukundo ntabaranaruguha, agize ibyago arwaje nk'umuntu arabikubwiye cyangwa se urabimenye, ubuze n'ibihumbi bingahe wamwohereza kuri phone cyangwa ngo unamugereho, nta kintu na kimwe wafasha umuntu ngo uwo muntu azagukunda. Mw'abantu mwe ntabwo ururimi rusabira nk'igisigati, siko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Mugomba kumenya yuko buriya kugira ngo umuntu avuge biterwa n'ikiri mu nda sibyo. Ubu nonaha inzara iri kunyica, iri kunangura, wambaza iki ngo ngusubize? Ntabwo na kumwe nagusubiza. Niyo mpamvu rero buriya tuba dukwiriye kumenya ngo abantu biranga tukaba abantu. Umukobwa agenda umuterete, ariko ubanza urebe ugiye ute. Ikindi kandi ntabwo dukunda abantu biyemera. Hariho abahungu usanga biyemeye, agakweto yagatiye, yatiye imodoka kugira ngo akwemeze, yagize ate. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bikora. Ahubwo umukobwa umwereka ko uzi gukora, ndetse muri ibyo byo ukora bikagira icyo bimufasha. Ntumutakazeho ibintu byinshi, ariko umukobwa ushaka kumugura amayinite, ukamenya ko yashize, ukamubwira ati sheri rwose ntukabure pade mari, ukajya kubona ukabona buri kwezi umwohereje nk'ibihumbi 5 bya pade, ukamubwira genda ugure pade sheri wanjye, ndashaka ko dusohokana nkakugurira agakoko cyangwa se agafanta n'urugero. Ibintu nk'ibyo ngibyo biri aho byoroheje bitanashinga, ariko ugasanga nyine wabigenje neza, umuntu arakwishimiye, bigenda bimuzamo gake gake. Ntabwo gutereta ari ukurambirwa, ntabwo gutereta ari umunsi umwe ngo bahite bakubwira ngo yego, ahubwo babigusaba kugira ngo ugende gake gake, kugira ngo uwo muntu akwiyumvemo ndetse nawe ubashe kumwiyumvamo. Nugenda wihuta cyane ashobora kutazagukunda kandi yaranafite na gahunda yo kugukunda. Ikindi kandi abakobwa bakunda guhendahendwa
sinzi niba mutabizi, dukunda guhendahendwa, dukunda kwitabwaho, keya, kutubwira inshuro nyinshi, gusubiramo mu kintu kugira ngo abashe kucyumva. Reka tuvuge ko twumva nabi. Rero niba hari ikindi wumva udasobanukiwe, ufite uburenganzira bwo kongera kutubaza, kandi Imana ikomeze